urumva dufite ignite kandi yatangiye no kuva mu gitondo saa 12 ubu tumeze neza igiterane kimeze neza ikibazo ni wowe utari bozi hari ibintu umukunga hano oya hari ibintu baravuga mu Cyongereza gusa uruzungu no bwira mu mahanga maze iminsi uvuye na Kenya wari warazindutse nuko bwagenze neza cyane bwagenze neza abahungu barishimye ese ari wabonye umukora ambaza nkubwa n'iryane ubwanjye burahari n'umukobwa wa hehe w'umunyamurenge Mekete yola hano tuje mu gitera kimeze gute no kuvuga ngo hano muri Ignite no kuvuga ngo kurangara ni kosa no kuza kumva ijambo rihembura insanganyamatsiko atsigiterana hari insanganyamatsiko twagendeho icyo bita urukundo mu bikorwa Cyongereza love in action mu Giswahili nari ndifite mu Gishinwa aho bikenze izo ngizo gukereza n'amakosa ubu twahageze abantu baje kugabana imigisha yabo hari seminari z'abaririnzi hari seminari z'abaririnzi ni ukuvuga ngo guhera ejo turazitangira kugeza saa 8 urimo cyane ariko wambaye neza by the way ni ukuvuga ngo okay navuye aho bita muri Turkiya ese twabonye umugore ko mwasohoye indirimbo tayari abantu badushigikira kandi za subscribe batarakanda bakunda Uwiteka yewe sawa reka nije tugute salama kwa Yesu ni salama satani kwa abaririmba kwa Yesu ni salama sawa satani sawa Mekete Sun TV imbere yawe. Sun TV Sun TV imbere yawe. Sun TV imbere yawe. Go and watch. Sun TV
yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, naho imisozi yakurwayo nimba yambwiye ko kumwe nayo, naho imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka, naho iminsi ibaye myinshi ico yavuze ntabwo gihera, naho iminsi ibaye myinshi ntaco yavuze ngo gihere, imenye ibidukwiye mu gihe nyaco, ntaco yavuze ngo gihere, imenye ibidukwiye mu gihe nyaco, ibyo yavuze irabikoze. Yabwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, naho imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, si umuntu wibeshe ibyo yavuze bizaba, ntacyo yavuze ngo gihere, si umuntu wibeshe ibyo yavuze yarabikoze, ntacyo yavuze